uyu munsi rero murumva ko nagabanyije sound inyuma kugira ngo umuntu uno munsi tugiye kwigana muri no class ya Iga Time. Rino shuri rero rya Iga Time kuri uno munsi tugiye kwigira hamwe ikintu gikomeye. Abantu benshi bafite amahirwe agiye atandukanye yo kuba hari ibintu bazi gukora ndetse n'icyo cyizere bagifite. Ndetse nanone abantu benshi bakaba bafite kuba bafite amahirwe y'ibyo bazi gukora. Nono ayo mahirwe y'ibyo bazi gukora ugasanga muri rusange ariko bakagira n'amahirwe yo guhura n'abakire. Ayo mahirwe bagize yo guhura n'abakire ariko bakaba batazi uko baganira n'abakire. Bakaba batazi ukuntu ibyo bagenderaho kugira ngo baze kuganira n'abakire. Mbega ni ibiki bagomba kuba bavuga, ni ibiki bagomba kuba bareka kuvuga, cyangwa se nizihe ndangagaciro uko bakwitwara mu gihe bagize ayo mahirwe yo guhura n'abakire. Impamvu bagiye guhura n'abakire ni iyi, nuko hari ibyo bazi gukora bashaka kuba bagiye kubakaho akazi. Hari imishinga yabo bashaka kuba bafite, bashaka kubagaragariza kugira ngo wenda uwo mukire aba yamutera inkunga. Hari byinshi bishaka kuba byahura nabo. Hari product afite ashobora kuba yarakoze, noneho ashaka kuba nawe yayijyana ngo ayijyane umukire ayimugurire kugira ngo nabona andi mafaranga yo gukora indi product cyangwa se ikindi kintu cya kabiri kugira ngo azongere amushyire. Mbega ni gute uwo muntu yakwitwara? No kuvuga ko tugiye kwiga uburyo wakwitwara igihe ugiye guhura n'umuntu ukomeye si cyangwa umukire. Hano twakoresheje terime y'umukire. Twakoresheje terime y'umukire kubera ko nibyo biri buze kuza kudufasha mu kugira ngo tubigendanemo neza. Sibyo gadi? Turabigendanamo neza, tujye kubanza kubabwira uko mwakwitwara kugira ngo bize kuza kuba byabafasha. Uzibuka yuko aba yifitiye confidence. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba ugomba kumenya yuko uwo muntu ugiye guhura nawe afite confidence. Impamvu afite confidence ni ubwabyo afite amafaranga. Ikindi ayo mafaranga afite uko yayabonye. Ubwo nyine bwa mbere na mbere banza umenye yuko we yifitiye confidence. Mbere yo kujya kumureba banza umenye neza yuko bwa mbere na mbere we yifitiye confidence. Umuntu ugiye kureba we yifitiye confidence. Yani twavugaga ejo cya kizere umuntu yigirira kubera amafaranga afite, kubera uko byagenze. Mbere na mbere banza umenye yuko yifitiye icyo bita confidence. Aho ngaho birumvikana ko niba ari wowe ugiye kumureba hanini ni wowe uba umukeneye, nawe arabizi yuko ari wowe umukeneye hanini cyane cyane. Uruhande runini ni arabizi yuko ari wowe uba umukeneye. Niyo mpamvu nyine aba agomba kugira confidence, kuba yifitiye confidence, kubera ko azi yuko niba hari ikintu mugiye kuganira runaka ni wowe umukeneye cyane. Cyo nacyo kiri mu bintu byatuma aba afite confidence. Ikindi cya kabiri ugomba kuzagenda witondera, uzagende utamwereka yuko hari ubwenge ushaka kumwungura muri business kubera yuko ubwabyo nyine business arayikurusha ko afite amafaranga yayitangiye mbere. Wigenda ushaka kumwereka yuko ushaka kumwungura ibitekerezo, ahubwo ujye usubiza cyane cyane byakubajije. Wowe ushaka kugenda umwereka yuko nyine umurusha. Ako na kandi kana ubwo aho ngaho se ubwo gusubiza ibyakubajije. Yakubaza ikibazo ukamusubiza, ariko se igihe akubwiye nk'ikintu hagati yo kwemera no guhakana, nyine ugomba mbega icyo hano barimo gushaka kutwereka no kugira ngo bakwereke yuko utagomba kumwereka yuko dufata urugero niba umuntu asanzwe akora amasabune imaze imyaka 10 biramutunze, none wowe nta nubwo uratangira kuyakora. N'urugero rumwe ntazi, wigenda ujya kumuganiza umwereka yuko ushaka kumwungura ubwenge mu byo arimo gukora, kubera yuko we nturanatangira. Wowe wimwereka ko ushaka kumwungura ubwenge, ahubwo we subiza ibyakubajije. Ati se wenda yakubonyemo nk'umuhanga ubijyanye no gukora amasabune, ese buri sabune twabigenza gute? Subiza icyo kibazo akubajije. Wowe wimwereka ati buriya wowe sabune wayikora gutya muri detail. Oya, subiza icyakubajije. Wowe wimwereka yuko hari ikintu ushaka kumwungura mu byo arasanzwe azi gukora, kuko ntago abakire babikunda. Ntago abakire bakunda ko umuntu abereka yuko abarushije cyangwa se bamurushije ubwenge. Wowe urajya usubiza ibyo ageze gute akubajije. None mpamya yuko wabyumvishije. Wabyumvishe ko umuntu ushaka kuba yahura n'umukire agomba kugenda azi yuko ashaka kumwereka yuko wenyine mbega udashaka kumurusha ubwenge, wishaka kumurusha ubwenge we ahubwo gisubiza ibyo wowe ibyo ushubije.
noneho ikindi cya gatatu ugomba kugenda witeguye cyangwa se uri bumwereke mwereke ko mwereke ko nawe uri umuhanga mu byo ukora ariko nta bushobozi ufite. Bwa mbere na mbere twibukiranye yuko twavuze yuko ugomba kumenya ko ufite confidence. Icya kabiri ujya kumureba wibuke yuko utakwiriye kumwereka yuko ushaka kumurusha ubwenge mu byo arimo gukora ko yabigutanzemo kandi afite n'amafaranga. Icya gatatu mwereka ko nawe hari ibyo uzi gukora ahubwo imbogamizi ufite ari ubushobozi. Ubushobozi buke. Urumva urimo kuganira n'umuntu ariko mwereke yuko ari ubushobozi bukeya ubura. Ariko wibuke yuko nanone ako kantu umwereka ko ufite ubushobozi wibuke yuko yahuye n'abahanga benshi. Ako kantu ni ingenzi. Wibuke ko yahuye n'abahanga benshi akenshi na kenshi kandi anabahemba kubera ibyo bamukorera. Ni umukire yahuye n'abahanga benshi aranabahemba, nawe ugiye kumwereka ko hari ibyo uzi ugomba kugenda witwaje ikintu kikugaragaza ko ufite itandukaniro ryawe ku giti cyawe ushobora kuba wamuhaho nk'iturufu. Kugira ngo nyine abashe kuba yakwiyumva wowe itandukaniro ryawe niba yarakoresheje benshi kuba ugiye kuganira nawe ni irihe tandukaniro ufite mu byo uzi gukora, ni irihe tandukaniro ufite rishake. Rero abenshi rero nuko batamenya itandukaniro bafite. Ushobora no kuvuga ati ngiye itandukaniro mfite abantu bose barabizi kubikora. Ngiye kuba urugero, abantu bose bazi kubikora bino na abenshi bagukoreye, ariko ngiye itandukaniro mfite wenda nuko nabyize mu bigo wenda by'ubuhanga, nuko wenda mfite experience bitewe naho nakoze, cyangwa se nukubera yuko ngewe ndacyari umujeni ndacyafite imbaraga zo gukora. Ngiye itandukaniro nuko nakora amasaha menshi kurenza ay'abandi bakora. Mbega shaka itandukaniro ryawe. Cyangwa se ikindi ngewe nzi kuvuga cyane ku buryo kiwe ndengeje abantu. Shaka itandukaniro. Cyangwa se ngewe mfite imbaraga z'umubiri, ni itandukaniro ufite mu byo uzi gukora. Ubwo aho ngaho ni wenda tubisanishe no ku bijyanye no kubona akazi. Akenshi aho ngaho ugerageza gushaka amakuru y'umuntu ugiye nko kuba wasimbura mu byo ugiye gukora. Umuntu ugiye gusimbura wakoraga ako kazi ugiye gukora, ugomba kubanza gushakisha amakuru ye. Nibyo bizatuma noneho umenya wowe icyo umurusha, ukamenya ya turufu ugenda ubwira wa mukire mugiye guhura, umwereka itandukaniro riri hagati yawe n'ugiye gusimbura. Irindi itandukaniro ugomba kugenda witwaje mu byo ugiye kumwereka. Mwereka ko hari ibyo wakoze ariko ukabikora mu bushobozi buke bwawe. Mbega cyane cyane buriya ntabwo bakunda amagambo, kuko abantu baze gutegura discours cyangwa bafite amagambo meza buriya barahari. Abakire rero ntabwo arabo barashaka muri ibyo urimo kumwereka ni ibihe wagerageje gukoramo ariko mu bushobozi bwawe. Niba ugiye kumubwira ati nzi gukora amasabune, ni ayahe wakoze? Niba ari amarangi, ni ayahe nakoze? Niba se wenda ari urugero wenda uvuga ati ndashaka kukwereka yuko ngenda ndashaka kwamamariza ko biciye ku mbuga nkoranyambaga zawe. Ese wowe iyawe imbuga nkoranyambaga yawe ufite, ese wowe izawe wazikozeho gute? Uzizamura gute mu bushobozi bukeya bwawe ngo tukongerere ubushobozi bw'izawe ndetse natwe uze kudukora ku zacu? Nuvuga ngo igaragaza ibyo wagerageje gukora mu bushobozi bwawe. Ako kantu uzagende nako wakanotinze cyangwa se wakanditse ahantu, cyangwa se nako ni mu mutwe. Ni mu mutwe kubera yuko ako nako ugomba kugenda wakanotinze cyangwa se ushaka kumwereka yuko ibyo nabyo byamufasha, kubera yuko mbega ntabwo ari kumwereka ko byamufasha, ahubwo wowe uraba wifitiye confidence ko hari ibyo wakoze n'ibyo urimo kumwereka. Ndabeshya Gade? Oya ntabwo beshe, kandi buriya twabisanisha na experience. Experience nayo ni ingenzi mu gihe ugiye gukora ikintu cyangwa ugiye gukorana n'undi muntu, kuko bituma umwereka uburyo uzakoramo ibintu. Inzira zose uzagenda ubinyuzamo kubera uzaba ubisobanukiwe neza, ukagenda umwereka ati nzabikora gutya mbigenze gutya, ku buryo no mu buryo urimo urabimwerekamo we ahita yimagine urimo urabikora. Niba urimo uramwereka ngo niba ari ugukora amasabune nzakora isabune gutya nzadanya, we ahubwo ako kanya mwicaranye agahita anabibona ko urimo gukora isabune kandi utarimo uranayikora. Ako ni akantu keza cyane. Ikindi buriya abakire banga abantu babasaba.
ugomba kugenda utagiye kumusabiriza ahubwo genda kwa kuri twavuze ngo genda wateguye umushinga. Ariko noneho mu gutegura umushinga ikindi kintu abakire bakunda ni uko bakunda umuntu bereka yuko ugicishije bugufi. Mwereka umushinga wawe uko uteguye, nurangiza urenzaho akantu kavuga ngo ariko mwatugiramo inama. Azumva yuko uyu muntu aracyari mu nzira y'iterambere, aracyashaka inama zigiye zitandukanye. Kandi muri wa mushinga ukora ugaragazemo isubyo cyangwa ushyiremo akandi kantu k'ingobeko kagaragaza neza yuko ushaka ko azagukenera, cyangwa se ugaragaze yuko mu byo akora niba ubona umushinga werekeranye n'ibyo akora ushyiremo akantu kagaragaza yuko azagukenera ahubwo azaba aruza agushaka. ubwo ugomba guhita ushyiramo akantu umubwira mbega agahita yumva agukeneye. umuntu ushobora kuzamukenera ashobora kudahita bikubwira ariko mu mutwe we agahita kakamusigaramo. Shaka buryo ki wowe ukora ikintu uporoje ku buryo wumva yuko niyo atagukenera ako kanya azagukenera. Ako kantu mu gihe urimo gutegura umushinga ariko ushyiramo akantu kagira ngo kavuga ngo mwatugiramo inama muri uno mushinga twakoze. Ikindi kintu uzirinda niba ari umushinga ushaka kuzakora, irinde kumwereka yuko ushaka guhangana nawe mu byo arimo gukora, kuko icyambere kurusha amafaranga, kurusha ubushobozi, wimwereka yuko ushaka kumuhigika, ahubwo mwereke yuko ushaka gutera ikirenge muke, ushaka kumwigiraho, ushaka yuko mbega asa nkaho umuberaro mbega umubera ari we nyine role model wawe ushaka kuzigira kugira ngo nawe utere imbere. Aho ngaho aba yumva nyine ntushaka kumuhigika, arashaka ko ari wowe uba role model, uba nyine role model wiwe kugira ngo bibe byamufasha. Ukamwereka yuko ibintu urimo urakora nyine ari we uri kwigiraho. Ngayo nguko rero ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi tubabwiye bishobora kuba byagufasha mu gihe ugiye guhura n'umukire. Hari ibyo abadukurikiye babashije kuba batora. Ngayo nguko rero iki ni ikiganiro Nezerwa, twari turi mu gace keza cyane bita Igatime. Uramutse ugiye kuba wahura n'umukire, uko wakwitwara nuko byagenda, kubera ko uramukeneye. Ushaka umukeneye kugira ngo ugure produit, ushaka umukeneye kugira ngo aguhe akazi, ushaka umukeneye kugira ngo aguhe wenda inguzanyo, ushaka umukeneye wenda kugira ngo agutere inkunga, ushaka umukeneye wenda kugira ngo nyine wenda mukorane, wenda mugiremo share n'ibindi bigiye bitandukanye, cyangwa se niyo nama wamugisha. Ni byinshi wamukeneraho. Rero niyo mpamvu ugomba kugenda witeguye. Harimo umuntu ushobora kuba yakwitegura n'icyumweru kugira ngo ajye guhura n'umuntu. Wari wajya guhura n'umuntu ukabanza ukabyitegura nk'icyumweru. Bibaho cyane ariko akenshi biba nk'iyo turimo gushaka nk'akazi, kabuzi ko hari nk'umuntu wagubwiye ngo nk'ahantu hari akazi, wicara ubitekereza ukitegura noneho nk'iyo uzakora ikizami uritegura cyane, ushobora no kumara n'ukwezi witegura. Noneho iyo uzi ko ugiye guhura n'umukire cyangwa se umuntu ukomeye uri bunavaneho ushobora no kuvanaho n'izindi nyungu, uba ugomba kubyitegura kugira ngo ejo n'ejo bundi nimujya guhura uzamenye ibintu uvuga. Kandi buri akandi kantu abantu benshi bagomba kwitondera bagiye guhura n'umukire, ntabwo abakire bakunda umuntu babwira amagambo menshi.